Inose harimo imibabaro ikabije ivugika itavugika. Umuntu ashobora kugera ku myaka 50 60 ataravuga ibintu byamubayeho kuko atabasha kubivuga, atari uko byanze kuko atabasha kubivuga, atabasha kubyumva, atabasha kubisobanura. Nyamara bigenda uko abaho, bigenda uko afata ibyemezo, bigira ingaruka nyinshi ku rugendo rwe rwo gukizwa no kwizera Imana, bikabibangamira. Turagerageza kuvuga kuko byose bishingiye mu ijambo ry'Imana, kandi twizeye ko Imana hari ikizabikoresha tukarushaho kuba abantu bakize. Turibaza rero uyu munsi ngo niki gitera kwangirika kw'imbere mu muntu. Turavuga ibintu bitandukanye, turavuga ibintu nka bitandatu, ntituvuga ku bitera kwangirika gusa, turavuga iki ijambo ry'Imana rigaragaza ko dukeneye gusanwa. Turagenda tuvuga ibintu bitandukanye, twizeye neza ko twese turi bwigire imbere. Uyu munsi nshobora kumva ntarwaye, imibabaro yanjye narayikize, ariko ndahamya ko mfite ahandi hantu nanone nakwigira imbere mu gukira. Ushobora kuba noneho nawe uri muri urwo rugendo rwo gukira, cyangwa rutaranakundukanye n'ibyo tureba. Umuntu ashobora kubireba akajya yumva ibyo ntabwo bibaho, ariko noneho yaba n'imibabaro yarangirira kuri jenoside. Ntabwo imibabaro yarangirira kuri jenoside. Muri imyaka 32 imibabaro yarakomeje mu bantu, kuko isi yaguye iri mu cyaha, imibabaro yakomeza. Nta nubwo abantu babaye bakomeretse ari abagezweho na jenoside gusa. Oya, isi kuva yuzuye icyaha n'amakuba, abantu bose bari exposed ku mibabaro n'amakuba wenda itandukanye, irushana ubukana, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi byanze bikunze ntushobora gukurira muri nose udakomerekejwe, utababajwe. Babajwe n'abukunda, babajwe n'abari kure, babajwe n'ibintu bitandukanye. Icyo twatangira twibwira nuko nta muntu n'umwe umeze nabi, ubabaye, ufite agahinda se, utishima, udafite imbaraga z'umutima, udafite imbaraga zo gukunda abandi, udafite imbaraga zo kwihangana, umuntu ubabaza abandi, utishimira ibyiza by'abandi, umuntu ufite low self esteem, umuntu utizera, umuntu ugura urukundo, nta muntu n'umwe ubyigira. Ibyo byose nta muntu n'umwe ubyigira. Hari ikiba cyaramubayeho mu isamwa rye, mu bwana bwe, gituma ameruka nguko ameze. Nta muntu wibabaza. Iyo tudukomeretse natwe turavuga ngo byese nibiki wigira, kuko natwe ntituzi gutanga urukundo, rimwe na rimwe natwe tuba dufite ibyuho. Ariko nta muntu wibabaza, nta muntu witera agahinda, nta muntu witera kwanga abandi, nta muntu witera kutishimira ibyiza by'abandi. Hari ibintu byamubayeho mu bwana, mu gusamwa se, byatumye agira iyo mimererwe imeze gutyo. Hari n'igihe tugira tendance yo kugereranya imibabaro, ukavuga uti namba nawe ufite mama, namba nawe ufite papa, namba nawe nkurikije ibyambayeho wowe suko. Ariko umubabaro wa buri muntu ni umubabaro we, kandi uramuremereye ku kigero cye. Hari n'igihe duhura n'ibintu bimeze kimwe, ariko uburyo duprocessing imibabaro yacu, uburyo tuyicamo bikaba bitandukanye. Ngewe ngakira vuba, uwo gatinda gukira, ukashobora kuba bari igihe kirekire cyangwa ukanagumayo. Rero ntibidukwiriye cyane cyane abari muri Kristo Yesu, iyo tugiye tumenyaho gakeya kugereranya imibabaro y'abantu. Umuntu ashobora kumara imyaka 15 atari yabyara, undi akamara umwaka umwe atari yabyara, atari yasama, uwo mwaka umwe agashenjagurika agashira, w'imyaka 15 akabasha kubicamo. Rero biradukwiriye ko tutagereranya imibabaro. Umwami Imana ajye abidushoboza. Umuntu rero wacu bamwe imbere arangirika, ariko kandi inkuru nziza nuko arasanwa, aravurwa, aranakira. Umuntu wamwe imbere yangizwa n'imibabaro no guhemukirwa no gutabwa no guteranwa, ariko inkuru nziza nuko uwo muntu wamwe imbere arakira, arasanwa, aravurwa muri Kristo Yesu. Ubwo bushobozi burahari, izo mbaraga Yesu arazifite. Inyigisho dukoresha uyu munsi ni za ministry yitwa RR Ministries. Nari nasabye ko bashyiraho WhatsApp channel yabo kugira ngo abantu bashaka kuzaba profond deep muri izi nyigisho bazabagane, bizabafasha. Umva twe turazivuga igihe gitoya, ariko bazigisha igihe kirekire, bakaba deep, bakagira umwanya wo buri murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Reka nkoreshe Bibiliya, ijambo ry'Imana irabivuga mu Kinyarwanda gisobanutsemo kurusha Bibiliya yera. Yesaya 61 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Ngo mwuka wa Nyagasani uhoraho ari kuri njye, yansize amavuta. Uyu ni Yesu. Ibi byavuga kuri Yesu nabiswe bisubiyemo muri Luka igice cya 4. Mwuka wa Nyagasani uhoraho ari kuri njye, yansize amavuta, arantoranya, yantoranyirije kugeza ubutumwa bwiza ku bakene, yaranyohereje ngo mvure abashavuye, yantumye gutangariza imfungwa ko zifunguwe, yantumye gutangariza abakandamijwe ngo bave mu buja, yantumye gutangaza umwaka uhoraho agiriyemo imbabazi, yantumye gutangaza umunsi wo guhora kw'Imana yacu, yantumye guhumuriza abababaye bose, yantumye kuba ari mu cyunamo b'i Siyoni, yantumye kubambika ikamba ryiza mu cyimbo cy'ivu, yantumye kubasiga amavuta y'umunezero mu cyimbo cy'umubabaro, yantumye kubambika umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cyo kwiheba. Bityo bazaba nk'ibiti by'ubutungane byatewe n'Uhoraho, bazaba nk'ibiti byerekana ikuzo rye. Mu bintu byazanye Kristo harimo gukora uyu murimo. Igihe utarabishyikira ujye usoma n'amagambo kenshi, wongere uyibwire kenshi, umenye ngo byazanye Kristo. Ntago Yesu ariho
ngo yirengagize umubabaro wawe, awutere umugongo, ategereje kuzakiza umwuka wawe n'ubugingo uzabane n'Imana mu ijuru. Muri make uzaseke, ugire ubuzima, unezerwe ari uko ugeze mu ijuru. Yesu yitaye kuri none yawe, yitaye ku buzima bwawe uri n'ahangaha. Ndetse abantu bababajwe cyane, bashenjaguritse cyane mu bwana bwabo, biragoye ko bagira umunezero w'agakiza. Uzababona ari abakristo beza bavuye mu byaha ariko babarakari, ku buryo ubuzima bwabo butatarakitinga, ntibukurura, ntibufite umunezero, ntibureflecta, ntibusohora ibyishimo. Nyamara n'abakristo beza barajya mu ijuru, ariko barashenjaguwe mu buto, barashenjagurwa cyane, ku buryo iyo tutaramenya ibi, murabizi ko ibintu twatinze no kubimenya by'umutima ukomereka, iyo tutarabimenya tugira ngo n'abakristo ba kamere, tukabibazaho, tukabangamirwa n'imyitwarire yabo, tukumva turabihiwe, kuririmbana nabo, kubana mu itsinda tukumva turabihiwe, ariko nabo sibo, ahubwo ubuzima bwabo bwaramenaguwe. Ariko Yesu ibyo ngibyo abyitayeho kandi yazanywe no kubikora. Mu byo yasigiwe harimo gukiza imvune z'umutima. Yesu yaje gukiza imvune z'umutima. Twabwiwe agakiza inshuro nyinshi, tubwira agakiza ubundi nka package, ni nk'igipfunyika kirimo ibintu byinshi. Tubwirirwa agakiza gakorwa mu byaha, ni byiza pe, kuko umuntu yabaho ababaye ntazarimbuke, kuko yakize icyaha, yizeye Kristo. Ariko noneho byashoboka ko yakira icyaha, agakira n'imibabaro, agakira n'ingoma, akaba hasohoza umugambi w'Imana. Ari iki giti bavuze, iki giti kigaragaza ikuzo ry'Imana. Ibyo ngibyo ni nabyo Data ashaka. Yifuza gukiza uduce twose, njyewe wuzuye, umuntu wanjye wese. Imana ishimwe cyane. Yesu kandi yaje gusana no gucungura. Iyo dusomye Zaburi ya 23 umurongo wa 3, hari ahantu havuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Yesu asubiza intege mu bugingo. Mu cyongereza bavuga ngo he restores my soul. Arawusana, arasana ubugingo, asana hari ahantu hashenjaguritse, hambuwe agaciro, hambuwe kuryoherwa, hambuwe guseka, hambuwe ibitwenge. Nuko ntanze urugero ntari nahagera, ariko hari igihe umuntu avuga nk'inkuru ibabaje kuko yapfuye amarangamutima akayivuga aseka. Ubundi igihe cyo guseka ni uguseka, none n'igihe cyo kurira ni ukurira. Abandi twambuwe kurira, abantu ntibarire kandi ari ibintu bibabaje, ibintu byose byabaye kimwe. Ariko Yesu araza akarestoringa, agasana ubugingo bwacu, ngo asubize intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Yesu arasana. Nanone Zaburi ya 72 umurongo wa 14, 72 umurongo wa 14 aravuga ngo azacungura ubugingo bwabo, abukiza agahato n'urugomo, kandi amaraso yabo azaba y'igiciro cyinshi imbere. Azacungura ubugingo bwabo, he shall redeem their soul. Araridiminga ubugingo bwacu. Uwo murimo Yesu awukorera muri twe, kandi n'ukuri turabahamya bw'urugendo rw'ibyiza amaze gukorera muri twebwe. Niba umaze iminsi ugendana na Kristo, warikingura ijambo ry'Imana, ukemera ko rigukoramo muri n'ukuri, waba umuhamya ko hari urugendo, hari kimaze gukoreka. Imana ishimwe cyane. Ikindi Yesu atubwira ko mu isi yaguye hazabamo ingorane no kurenganywa, ariko ko ari we muti wo gukomereka kose tugira. Yesu niwe muti wo gukomereka kose tugira. Muri Yohana 12:33 yarabivuze, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana, ngo ibyo mbibabwire kugira ngo mugire amahoro mukomora kuri nge. Ku isi muzagira amakuba, mw'abantu iyi si bama amakuba, iyi si bama amakuba ndenga kamere. Hari igihe umuntu akubwira nk'ubuzima ukajya uvuga uti ntabwo ibyo bintu byose byashoboka mu Rwanda rwacu, twese tuvuga Ikinyarwanda, buriya tuvuga ururimi rumwe mu ntara zose, ibintu byashoboka. Abantu dufite umuco umwe, iyo tugiye mu bukwe tubikora kimwe, dusaba kimwe, abantu bavugana. Ntabwo naca ahantu ku musozi ngo mbure umuntu umpa amazi namenya kuyasaba, ariko ugasanga habaye amahano mu miryango, ibintu bimeze nka filime. Mu isi tugira amakuba, ariko Yesu yanesheje amakuba. Ngo ibyo mbabwire kugira ngo mugire amahoro mukomora kuri nge. Ni ukuri amahoro arambye ntari hantu ava, amahoro y'ukuri agumamo nta handi hantu ava. Ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro mukomora kuri nge. Ku isi muzagira amakuba, ariko nimuhumure, isi narayitsinze. Nimuhumure, nanesheje isi. Amahoro mukomora kuri nge. Ndakwifuriza mukundwa. Yesu ntigeze akabya ibintu adakora. Yari kutubwira ati mu isi mufite imiruho n'amakuba kubera Satani yabamarikiye n'umujinya mwinshi, akatubwira ati ko nimushinga iryinyo kurindi, hanyuma tugende muzaruka tugeze mu ijuru. Aba yarabitubwiye. Ariko ibavuga ngo muzagira amahoro mukomora kuri nge, nuko azi ko ayo mahoro umuntu yayagira ikintu yaba yaraciyemo icyo ari cyo cyose. Amahoro yawe ntiyapimira ku byo nabashije, amahoro yawe yakomora muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo yavuze ngo abababajwe cyane ntabwo nabishobora, byibuza nzarengera abababajwe gahoro. Oya, muri we harimo amahoro y'ukuri no gukira ku mutima byuzuye. Icyo tugiye guheraho mu bidutera ibibazo byose ni ukubura iby'ibikenerwa shingiro Imana yari yarateganyije ko tuzabona. Bimwe mu bintu bitera gukomereka k'umuntu wacu wamwe imbere, ikintu cya mbere tuvuze aha ngaha ni ukubura iby'ibikenerwa shingiro Imana yari yarateganyije ko tuzabona. Kubibura bitera gukomereka. Ntabwo umuntu warezwe mu maboko ya papa na mama mukunda
ibyo yahawe bimeze nk'utarababonye cyangwa se abari bahari badahari, byose birahari. Kubura ibikenerwa shingiro bizakomeretsa umutima w'umwana kuva kera akiri muto cyangwa se akiri no mu nda. Ngo kimwe n'uko umubiri ukenera ibiryo bifatika, n'umwuka n'ubugingo nabyo bikenera kugaburirwa ngo bikure kandi bikomere. Ibikenerwa shingiro ni igaburo ry'ingenzi ku muntu w'imbere, ari by'Imana yateganyije ko umwana azabihabwa n'ababyeyi be bamukunda. Ariko namwe murabizi ko atari ko bigenda iteka. Rimwe abashaka gukunda wenda bagapfa kare, ubundi nabo badafite uko bagukunda, batanabishoboye nabo bifite ibyuho mu buzima, kuko umuntu atanga icyo afite muri we. Imana yo yarabigennye ko umwana azakirwa n'amaboko ya papa na mama amukunze, bakamurera, hanyuma umuntu wamwe imbere akagaburirwa ibikenerwa shingiro agomba guhabwa, agakura ari umuntu ushyitse ukomeye mu buryo bwose. Ariko kubera ibyago n'amakuba n'ibyaha, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Bimwe mu bigize ibyo bikenerwa shingiro bishobora guturuka mu bandi b'ingenzi bita ku mwana igihe ababyeyi batabonetse. Yabihabwa n'ababyeyi ba sekuru, ba nyirakuru, yabihabwa n'abandi bantu babyiyemeje n'umutima wose, hanyuma bakarera umwana babigambiriye. Nagiye nganira n'abantu bato bagiye batarerwa n'ababyeyi babo ariko badafite icyuho cy'ubupfubyi, kubera ko bagize umugisha bakakirwa n'amaboko meza, abigambiriye, akabakunda rwose. Umwana twaba tuganira akambwira umuryango ukuntu umeze, cyangwa se ukuntu bapfuye, cyangwa se ukuntu bamutaye, ariko agasanga yakiriwe kare ku buryo akura yuzuye ibyo ababyeyi bagakoze. Iyo agize umugisha akakirwa n'amaboko meza. Rero dushobora kubihabwa n'ababyeyi batubyaye, dushobora kubihabwa n'abantu bafite umutima muzima ukize, ariko babikora babigambiriye ku buryo icyuho cy'ubupfubyi kitacyumva. Nanone kandi biratangaje kubera isi nyiri imwe icyaha, umuntu ashobora kurerwa n'ababyeyi be bombi ntibimubuze gukomereka, kubera ko iyo umuntu yahawe ibyo yagombaga guhabwa ibikenerwa shingiro agwiza imbaraga z'umutima. Uzi ko umuntu ashobora gukura mu myaka atarigeze agwiza imbaraga z'umutima, agakomeza ameze nk'umubebe, ari umugabo w'umubebe, ari umugore w'umubebe, ari craving ibyo abana batoya bakraving, kuko atigeze akomera. Uwo akakubera umugabo mugashakana, akakubera umugore mugashakana, nawe urabyumva kaga kaba kabayeho. Ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, agoma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Uyu nguyu ni Yohana Umubatiza. Hanyuma kuri Yesu nawe ngo nuko umwana arakura, muri Luka 2:40, ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Arakura agwiza imbaraga. Kenerwa shingiro byari mu maboko y'abakira abana bato, y'ababyeyi, byari iyo babihabwa bari kugwiza imbaraga. Ibintu byose, stages zose zigize ubuzima Imana aricyo rero zigeneye. Iyo umuntu yambuwe ubwana bwe hari ikintu atakaza. Iyo umuntu atagize igihe cyo kuba umwana, mu gihe cyo kuba umwana hari ikintu kiba kinini gipfuye mu buzima bwe. Ariko Imana ishimwe ko Yesu ajya azura, akaduha imitima mishya, akatwubaka tukubakika. Ibikenerwa shingiro birimo kwerekana cyangwa se kwerekwa urukundo intentionnellement, ubigendereye, intentionally mu maso, ukambwira ngo ndagukunda mwana wanjye, uzaba umugabo, uzavamo umuntu muzima. Ibyo bintu umuntu agakora atabyumvise, ahubwo avuga ati kandi iyo nkurebye mbona uzabimbwa, kandi ubwo aragukunda ariko nta kindi azi gutanga. Kandi uwo mukobwa we mu gihe cyacu twakoze batubwira ko utagomba kubwira umukobwa ko ari mwiza, ko umugore ko ari mwiza yigira indaya. Ahubwo yatigeze abyumva, yabonye bimubwira hanze nibwo araruka. Ariko nyine ntabyo twari tuzi. Abayigize umugisha wo kumenya kare, Imana nibishimirwe. Mu bikenerwa shingiro rero umwana akenera, umuntu wese akenera, ni ugukundwa umuntu abigambiriye, akamuha urukundo abigambiriye, kandi urukundo rutagura, rudafite ikindi kintu rumushakaho. Ukamubwira uti ndagukunda. Ibi rero birema ishingiro ry'umwuzuro w'ubuzima no kubaho neza. Iyo habayeho kubura bino byo kurya umuntu ngo bihabwe, ibi bikenerwa shingiro akabibura, habaho gukomereka k'umuntu wamwimbere, umuntu agakura ashenjaguritse. Si by'Imana yaragennye. Ibikenerwa shingiro bigizwe n'ibintu byinshi bidufasha gukura mu mibanire yacu ndetse no mu buryo bw'umwuka, ariko bigomba kuba birimo, reka tuvuge utuntu dutanu tugomba kuba birimo. Hari ukwemerwa kutagira icyo ushingiraho. Umwana akavuka akemerwa nk'umwana, nk'umuntu wihariye, unconditional acceptance, ntacyo bashingiyeho. Si ukuvuga ngo rero ngo kano kana ngo turasa, si ukuvuga kano kana niyo nkubonye ngo kazaba akantu k'agahanga. Akeneye kwemerwa nta gishingiweho. Tekereza rero none umwana uvutse akaba ntabe nk'uwa mbere mu bandi bana b'iwabo, akaza afite ibara ry'uruhu rutandukanye. Hari ubwo umuntu amurira akafata kano ko karirabura, abandi n'inzobe, bano bo n'inzobe, kandi kagufa, kandi karekare. Ugasanga umwana atangiye gukomeretswa n'abantu babikora nabo batanabizi. Ariko umwana mu bikenerwa shingiro akenera ni ukwemerwa, bakamwemera nk'umuntu wihariye, umuntu rwose bakamwemera batyo, nta zindi kondisiyo, nta kindi bisaba. Ikindi ni ukurindwa, ni uguhumurizwa,
ni ugushimangirirwa urukundo, affirmation, kumushimangirira ibyo ashoboye n'uwo ari we n'uburyo ari uw'agaciro, kubwirwa ayo magambo amwemeza amukomeza. Umwana akumva arakunzwe kandi akamenya rwose ko ari uwo agaciro, ararindwa, agahumurizwa, agashimangirwa ko ari umwana ukunzwe kandi ko ari uw'agaciro. Ibyo bizagenda bikomeza umuntu wamwe imbere, umuntu wamwe imbere agira imbaraga hakiri kare. Ikindi ni ukwemera impano Imana yahaye umwana. Iyo umuntu adakoreye mu mpano yahawe agira frustration, aba frustrated, bariko bavuga simbizi, kandi murabizi ko imimerero cyane cyane yo muri Afrika n'ibihugu by'ubukene n'ababyeyi wenda batabimenye, umwana tumujyana mu cyabonetse. Cyabonetse nicyo hari n'igihe none umubyeyi ikintu yaba yaragomba kwiga atakiza ari cyo kujyana. Mwanjye nagiye kwiga ubuforomokazi kubera ko mama atari yarabwize kandi yarabushakaga. Hari abantu benshi bagiye bahura n'ibi, natwe n'abari batangiye no kujijuka, ariko umwana ukamuhatirwa ukavuga uti ugomba kuzaba muganga. Umwana ntabikunda, ntanabishaka, umwana agakura akomeretse, ukamubuza niba ari gukina umupira, niba ari kuririmba. Tubigorore ibyo Imana yamuhaye mu impano, bihesha Imana icyubahiro, ariko tureke umwana bikurire. Ibyo rero byagiye bihindura abantu abarakare, kandi umuntu akajya agira ngo ni NHT, umuntu wananiwe n'ubuzima, eferi niba ariko babivuga, kubera ko twamujyanye mu bintu bitari byo. Uyu munsi ubwiye ifi ngo jya wirirwa wurira igiti, ifi yazarinda isazi itarigeze ishobora kurira igiti, ariko nibishyira mu mazi ntizarohama, amazi ntacyo azayatwara kandi zihuta izabaho kuko iri ahantu yagenewe kuba. Ibi rero kutabimenya, turi ababyeyi, kutabimenya ko ababyeyi bacu bituma umuntu akura akomeretse, atari mu mwanya we, ntabepanwi, ntagire umusaruro uhagije kuko ibyabonetse ari byo yahawe. Imana itugirire ubuntu. Umwana kandi akenera guterwa umwete, gukosorwa mu mutekano no kwemererwa gukosa, gukura no kwiga, akaba discipline ariko mu mutekano. Ahantu twari dutuye kera habaga umumama yari umurundikazi, izigero zanjye ntagiye kuzana ziratuma ntarangiza. Yari umurundikazi afite akabutike, yari abana batoya, abato cyane. Noneho abana murabizi ko bajya biba ibiceri. Umwana muto yari afite nk'imyaka 3, yibye igiceri, mama afata icyuma mu mbabura amutwika hano na hano. Mama we ntabwo yari mukasi, niko yari ashoboye. Ntabwo icyo gihe nari nzi uburemere bwabyo, nyine ariko iyo mbyibutse kuko byagumye mutwe wanjye, tekereza icyo gihano. Gutwika umwana yamaze bamushyiraho twatoya mu cyaro bajyaga bavurisha, nubwo tutari mu cyaro ariko twavuraga nk'ibyo mu cyaro bashyiraga niba rutwaye tw'inkwavu sinzi ibintu bashyiraga. Umwana yamaze igihe ameze gutya, udusebe, kuko yatwaye igiceri. Umwana akeneye guterwa umwete, gukosorwa mu mutekano, kwemererwa gukosa, gukura no kwiga, kuko iyo akosheje yaguye nta mwana wamenya kugenda ataguye. Ubwo mvuze ibyo ariko natwe twagiye dukora amahano. Ntabwo navuga inshuro nakubise abana banjye umukandara, inshuro nacomokoye sharijere ngakubita, ugakubitira mu mujinya Mana yanjye. Imana y'imbabazi itanga imitima mishya. Nawe wenda wabiciyemo n'ibindi byenda gusa nk'ibyo, cyangwa niba wagize umugisha wo kutabicamo, Imana nibishimirwa. Ariko tubanye n'abantu baciye muri ibi byose n'ibindi birenze ibi, n'ibindi bitavugika. Umwana yakeneye guterwa umwete, gukosorwa mu mutekano, kwemererwa gukosa. Abantu benshi babayeho bigura kuko abana twagiye tubarerera ku kigero kitabaho, ntibemere gukosa, bakora ikosa tukabamara. None uyu munsi biracyabakurikirana ari bakuru, babayeho bigura mu kazi, bahora bigura bashaka kunoza ibintu bitaranabaho kubera ibyo bintu ababyeyi baba barakoze. Kandi bakeneye guhabwa umwanya wo guhanga, space yo kuba creative. Abana barabikenera kugira nibwo yidevelopa, nibwo akura. Ariko mwisi y'imiruho n'imibabaro hari usanga ibyo bintu bipfukiranye, bavuga ati nabuze nayo umugati se yarazanzana ibyo bintu byo kwirwa shushanya, byo kwirwa agira gute, byose bivuze iki? Birakivuze ku muntu we wamwe imbere. Tugiye ku yindi ngingo. Kubura ibikenerwa shingiro bizatuma umwuka muntu ubura igaburo ryari gutuma ukura ukanakomera. Ibi byatera kugira umwuka udafite imbaraga, ukennye kandi ujanjaguritse. Umuntu ashobora kwigira imbere agakizwa, ariko umuntu wamwe imbere akaba ajenjaguritse, adakomeye, acitse intege. Zaburi 143:3-4 haravuze ngo, Zaburi 143:3-4 ngo kuko umwanzi yagenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Nicyo gitumye umwuka wanjye ugwira isari muri njye, umutima wanjye ukumirirwa muri njye. Umwanzi yagenjeje umutima wanjye, ubundi ni soul, yagenjeje ubugingo bwanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi, yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Niyo mpamvu buri abantu ntabwo dufite imirebere irimo. Hari umuntu ubutuye mu mwijima kandi wenda ubona ubuzima busanzwe busa nkaho nta kintu bubaye cyane, ariko ubuzima bwe kubera gukubitwa, gucinyizwa no kugirirwa nabi bukiturira mu mwijima. Ngo nicyo gituma umwuka wanjye ugwira isari muri njye, umutima wanjye ukumirirwa muri njye. Ingaruka z'ibi bintu rero ni nyinshi, nizigira akagero. Kimwe mu byago bibaho nuko aba bantu bashenjaguye muri ubu buryo baba
baba manipulated byoroshye. Iyo agize umuntu umushuka urukundo cyangwa se usa nkaho narumuhaye, amwirundumuriramo wese. Yamukoresha amakosa, yari umuntu ufite uburiganya, yamukoresha amakosa kuko abonye nk'ahantu hatoya amera nk'uwegeka agasaya. Yakuze nta rukundo hawe, abonye umuntu umuha nk'urukundo, amwirundumuriramo wese. Ndetse uwo muntu ashobora no kumusimbuza Imana, uwo muntu akamera nk'aho amubereye Imana. Aba bantu ikindi kintu kikunda kugorana, nta no bagira kuko ntibigeze baharwa amahirwe y'amahitamo. Ntibabasha guhakana, ashobora gukoreshwa ibintu bitaba kuko yashenjaguwe cyane. Hari urundi ruhande rworohera cyane umuntu akaburiza imbaraga z'umutima ku buryo bamukoresha ikintu cyari cyose ntabashe kuvuga no. Mu bintu biteye ubwoba baba ku isi hariho gukoreshwa. Uri umuntu ufite ubwenge ushobora gukora ahandi hantu, ariko abantu basa nk'abagufiteho ijambo bakaba bakugira, wenda nimpagira ndi butanga izo ngero zisa nk'iziteye ubwoba, ariko bakaba ubundi umuntu akurebye abona ibyo bintu wakabaye warabihakanye, warabyanze, ariko imbaraga zo kwanga ntazo ugira ku buryo ushobora gukoreshwa ibintu bikugiraho ingaruka nyinshi utazi kuvuga no, kubera byose biba byapfuye mu bwana. Imana itugirira ubuntu kandi idukize rwose. Niba guhabwa ibikenerwa shingiro bidakozwe ku kigero gikwiriye kirimo balance, urugero ugahabwa byinshi birenze ibikenewe cyangwa ugahabwa bike bikabije mu bigize ibyo tumaze kuvuga hejuru, ibi nanone bizatuma habaho gukura nabi ku muntu wamwe imbere. Bimwe mu bintu dukora muri iki gihe cyo gushaka ubuzima n'iterambere bituma tugenda tukabura ni uguha ibirenze ibikenewe abana bacu, kuko ufite akanya gato hamwe nawe, ufite umwanya wo kumucyaha, ufite umwanya wo kumukosora, ufite umwanya wo kumubwira no, ahubwo ibintu byose urabimwemerera cyangwa se byo cyose ukakimuha, nanone umwana agapfa hakiri kare. Rero ibi byose bikenerwa shingiro bikenera balance. Nturya hari icyo ubuze mu bifatika ugasanga ntacyo koko waba ubuze. Izo nazo ni inama za kera zitari mu bwenge bw'Imana. Amagambo mabi ashobora kwica umuntu nk'uko umuhoro wica. Umuhoro urica umuntu bakamushyingura, ariko amagambo mabi ashobora kwica umuntu agapfa ahagaze ari igisenzegeri. Mu Migani 18:21 haravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Mu Gifaransa haravuga ngo death and life are in the power of the tongue. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo imvugo y'umuntu imubera isoko y'ubuzima cyangwa urupfu, ibyo avuga nibyo bimugaruka. Amagambo rero ashobora kuzana ubuzima n'amagara mazima ku bugingo n'umwuka, cyangwa agatera gukomereka kwimbitse ku mutima. Amagambo mabi umuntu abwiwe igihe kirekire. Bimwe mu bintu byabaye muri jenoside hagati ni uko abantu benshi bashoboraga gushorerwa n'umwana muto, ubundi bamuhindukiranye nawe ubwe bamukubita bakamubasha, ariko kwicwa mu mutwe kugihe kirekire wageraga igihe ukumva nturi umuntu nyine, kumva umuntu wese yagushorera ukaba wanijyana nyine kugira ngo upfe. Abantu kwera kutabimenya umuntu ashobora kuza ngo ariko se umuntu ngumwe ngo yabashoraga muri abantu 30 ngo gute? Ntago abantu yabashoraga 30 ubwenge bwabaga bukora neza, babaga baramaze gupfa. Kubwirwa kutari umuntu igihe kirekire ukumva urapfuye, ukumva umuntu wese agufiteho ijambo. Ibi rero ikindi kintu kibabaje nuko bishobora kuba ku bantu bari mu muryango, abantu begeranye, ariko amagambo mabi akagenda akica umuntu agapfa ahagaze. Ngo imvugo y'umuntu imubera isoko y'ubuzima cyangwa urupfu, ibyo avuga nibyo bimugaruka. Kuki turimo kuvuga kuri ibi bintu? No kugira ngo twebwe ubwacu dukiri, tuhongere ntidupfukirane ibyatubayeho, tubirebeho, tubizanire Yesu abidukize. Iyo umuntu abipfukiranye bikagira ikindi kintu kibitrigaringa nyuma y'igihe kibisembura, nyuma y'igihe birabyuka bikaba byakwica uwo muntu. Ntago ari kugira ngo twibutse ibyago n'amakuba byatubayeho, ntago ari kugira ngo twibutse amagambo yatwambuye agaciro, oya, no kugira ngo aho tutitayeho tuhazanira Imana idukize, ahadutera indi mimererwe. Hari igihe umuntu agira imimererwe akajya agira ngo niko ateye, ariko mu by'ukuri siko ateye, ahubwo niko yagizwe bitewe n'ibintu runaka byamubaye. Niyo mpamvu tuvuga ibi bintu byose. Imvugo y'umuntu imubera isoko y'ubuzima cyangwa urupfu, ibyo avuga nibyo bimugaruka. Muri biri jambo ry'Imana no kwavuga Migani 18:21. Amagambo rero ashobora kuzana ubuzima n'amagara mazima ku bugingo n'umwuka, cyangwa agatera gukomereka kwimbitse ku mutima. Mu Migani 16:24 haravuga ngo amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'ubuntu agakomeza ingingo zitekereza. Amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu
agakomeza ingingo ze. Tekereza ko hari umuntu wasanze wihebye, wenda agasanga wihebye, akavuga ati hoya humura uzabaho. Iryo jambo ryonyine wari usanzwe ubizi, ariko iryo jambo rikaba ryakurema ukarenga aho hantu h'umwijima ugatambuka ukabaho. Cyangwa umuntu agusanga mu buzima bupfuye nabi akubwira ati humura hari ibyiringiro, hari abandi babishoboye, uzaba umugabo, uzagera. Iryo jambo rikakubaka. Hakaba undi muntu wagusanga ahantu ati nta kintu na kimwe uzigera ugeraho, bigakubitana nawe n'ibyo wari urimo byo kurambaraye, none ugahita wumva koko ntacyo uzigera ugeraho, ukaba rwose wanapfa. Ijambo rihetse imbaraga zigitangaza. Ngo amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu agakomeza ingingo ze. Ni ukugira ngo twirinde ibyo tubwira abandi, ni ukugira ngo dukire ibibi twabwiwe, ariko natwe twirinde ibyo tubwira abandi. Nanone Imigani 12:18 haravuga ngo habaho wihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota. Tekereza ko ijambo ry'Imana ryari bizi ko ijambo rishobora kwica umuntu nk'inkota. Ngo habaho umuntu wihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Imana idushoboze gukira ibyo twabwiwe, ariko Imana idushoboze no kubiba amagambo meza mu bandi, amagambo kweri tutanagura, tari n'amafaranga. Imana iduhe umutima ukangutse kugira ngo ntagire ijambo ribero undi muntu inkota, ntagire ijambo ryanjye rimanura umuntu. Kutabyitaho kwatumye dukora amahano. Hari amagambo twaragiye tubwira abantu tutagombaga kubabwira. Turasabira Imana imbabazi, tunasaba Imana gukize abo bose twayabwiye, natwe dukize ayo twumvise. Amagambo mabi ashobora kuba amagambo yatuvuzweho cyangwa amagambo tuvuga ku bandi, kuko buri abantu bavuga amagambo mabi ni reflection yabo baribo. Nta umuntu wagize umugisha akakira ishusho y'Imana muri we, akamenya ko akunzwe, akamenya ko yaremwe mu ishusho y'Imana, biragoye ko yamanura abandi bantu. Ni ukuvuga ngo yakiriye kuzamurwa n'Imana, yakira ishusho y'Imana, akamero k'Imana muri we, arabizi ko ari mu ishusho y'Imana, arabizi ko akunzwe n'Imana. Biragoye ko umuntu yamanura abandi, uzasanga iteka azamura abantu, n'abadashobotse azabasha kubihangana kubera icyo yahawe. Umuntu rero utubwira amagambo mabi akwereka ko nta gaciro ufite, burya niko nawe imbere abameze, urumva se atari wo kubabarirwa. Amagambo mabi rero ashobora kuba amagambo yatuvuzweho cyangwa amagambo tuvuga ku bandi. Umuntu akavuga ati ntacyo uzigezaho, warananiranye, n'ibindi biteye ubwoba, inda yawe irutwa n'iyavuyemo, ntacyo ushoboye. Utekereza ko umubyeyi utari mukaso, utari so wanyu, umugabo wa nyoko, papa wawe cyangwa mama wawe ashobora kuvuga ngo inda yawe wowe yabyaye, inda yawe irutwa n'iyavuyemo. Ijambo rikakwica ugapfa, ugakurura igisenzegeri. Nyina aguhaye nk'uko ari, nawe siwe akeneye gukira n'imbabazi z'Imana. Ikindi n'amagambo twebwe ubwacu twivugaho cyangwa yo twivuzeho, nayo ashobora kutugiraho ingaruka mbi. Urugero, kwibwira ngo ndi mubi, nta kintu cyiza mfite, ndiyanga, ntacyo nshoboye, ndutwa n'uwapfuye. Yewe Mana yanjye, twagiye tubyumvana ababyeyi bakuze, ndutwa n'uwapfuye. Tubyumvana batoya, ndutwa n'uwapfuye. Ntabwo urutwa n'uwapfuye. Umuntu ukiriho haba hari ibyiringiro by'impinduka. Ayo magambo twagiye twivugaho akagenda akadukamura, akadutsikamira, tugatura koko mu rupfu. Cyangwa ukibwira kuko wagiye uca ahantu hakaba ibibazo, ukavuga ngo ahantu hose ngeze matera ibibazo, ngo ngewe ndabizi, ngo ndumutera mwako, ngo urugo ngezemo barapfa, business ngezemo irahomba. Mana yanjye, Imana yakuremye gukunze, ikurema yagutekerejeho. Ntabwo turi ikibazo habe namba. Ubuzima bwa gushifana bakagutsikamira, ariko nturi ikibazo. Uri umukundwa w'Imana. Ababyeyi bashobora kukubyara batagushaka, bakanabikubwira. Inkuru njya mvuga y'umwana wakuriye mu gace k'iwacu, wari ufite inkovu mu gahanga. Mama we rero amutaye muri toilette iratwikana, murabizi ko amwana atwikana, ntiyapfa arakura. Twese muri quartier numva twarabana, twese twari tubizi. Tekereza iyo nkuru, tekereza uwo mwana. Ntabwo namenye amakuru ye, sinzi niba akiriho cyangwa yarapfuye muri jenoside, ariko uwo mwana si impanuka mu maso y'Imana, kuko hari abandi bafashwe kugufu ntihavamo abana. Hari izindi ndabavanyemo, iyo ngiyo yanga kuvamo. Nturi impanuka. Waba utera mama we kwibuka agahinda ke, waba utera papa we kwibuka agahinda. Tukira aha ngaha none hari abana bagize, nta nubwo nabyita ibyago, mu maso y'Imana ni umugisha. Kuvuka tubita imvange, kuvuka mu moko atandukanye. Mu Bahutu ntibamwemera, mu Batutsi ntibamwemera, umwana araho nawe yiburira hafitinga. Nturi impanuka mu maso y'Imana. Imana igufiteho umugambi kandi yemeye kubaho, irakurinda, urakura kugeza uyu munsi, ahubwo ihindukirire. Imana ishimwe cyane. Turekera kwivugaho amagambo mabi. Gwiza amagambo y'Imana muri wowe, wivugeho icyo Imana ikuvugaho. Ntabwo Imana ivuga kuri impanuka, ntabwo Imana ikwita ikibazo, Imana ikwita umukundwa.
ubundi ikiguzi cy'ikintu kingana nicyo cyaguzwe. Yesu yatuguze amaraso, agaciro kanjye kangana n'amaraso ya Kristo, ntabwo kangana n'umutungo w'iwacu, ntabwo kangana n'umunani Mazimaka yansigiye, nako nta nawe yasize, ntabwo kangana n'uwo ngo oya, agaciro kanjye karangana n'amaraso y'umuntu wacu wamwe imbere. Bizangiza cyane iyo noneho ubigutera ibibazo by'ubuzima ari uwagombye kubikurinda. Umubyeyi, umuntu ufite ijambo, ni so wanyu mwasigaranye, inyoko wanyu mwasigaranye, n'umubyeyi wakubyaye, n'umugabo wawe, n'umugore wawe. Ibi bizarushaho gukomera iyo ubiguteje ari wari ukwiriye kubikurinda. Umutima uzakomereka bikomeye. Wakaba yaguha ibyo bikenerwa shingiro, akaba ari waho ugira uruhare mu kubikwima no kugukomeretsa, cyangwa se undi muntu wese twari dufitemo icyizere. Hari abantu bagira umumaro mu gihe runaka mu buzima bwacu, tukabashyiramo icyizere cyinshi. Iyo abo bantu batubabaje, baduhemukiye, turakomereka cyane. Ariko Imana ni Imana ikiza. Ahangaha ku bibazo by'ubuzima turavugamo gutabwa cyangwa kurekwa, gusigwa. Iyo tuvuze gutabwa, ntabwo ari ugutabwa physically gusa, ku muntu agusige ajye kuri, umuntu ashobora kuguta, ushobora kugira rejection kandi uri kumwe n'umuntu mwegeranye. Rero gutabwa, kurekwa, gusigwa ntabwo ari igihe gusa bibaye mu buryo buri physique, nubwo nabyo birimo, ariko umuntu ashobora kukwanga, kutakubara mube kandi muri kumwe. Akafata wowe nturi mu bana banjye, cyane cyane abana babyawe hanze y'urushako, ibyo navugaga by'amoko y'imvangavange n'ibindi bitandukanye. Ikindi, ibintu bibaho bikarushaho kuba bibi cyane no mu miryango ifite imbaraga z'umwijima. Hari abantu badukomeretsa kuko nabo bakomeretse, bafite ibyuho, badafite ikintu cyo gutanga, bafite ibyuho mu buzima bwabo, ariko bakundwa muri aba banyarwanda beza tureba b'imfura, bambara imikenyero bakaberwa, bakavuga neza bitonze. Habamo ubwami bw'umwijima, habamo abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima, habamo ubupfumu n'uburozi. Iyo bigeze aho ngaho rero, habaho kubabaza ku kigero kitakwihanganirwa. Hari igihe ugira ibyago ukavuka muri iyo miryango, kuko uba utabizi, ukajya ubaza gusa, data nyangira iki, mama nyangira iki, uriya mama wacu nyangira iki, uriya mugore papa kuki nyanga ruriya rwango rurenze. Abenshi rero iyo byajemo imbaraga z'umwijima, noneho bizamo urwango ndengakamere. Ariko ibyo ndengakamere birenze kamere yacu, birenze Imana. Ibyo nabyo Imana irabikiza. Gutabwa. Nifuza gutanga urugero rutaryoheye amatwi, ariko maze kumva ku bana babiri. Ntabwo ari abana bamaze gukura, ariko byababayeho mu butoya. Barezwe n'abantu bafite imbaraga z'umwijima. Nanjye uyu munsi nibwo namenye ko ari imbaraga z'umwijima, ariko icyo gihe nanjye nari kwibwira ko ari ukwangwa no kuba abagome gusa. Aho umwana ashobora gukura mu muryango utamwemera. Reka ntange izo ngero z'abo bana babiri. Urugero, nako si n'urugero, ni inkuru y'ukuri. Bagutegeka guteka ibyo kurya abandi bana bakundwa bari burye, abandi bantu b'umuryango, kandi uri uwo muri uwo muryango, uri amaraso yabo. Ugateka ibyo kurya, urabizi iyo ibiryo turya gakeya nibyo dukunda, either ni ifiriti, ni inyama, ubwo turimo turabyirinda, ababigize byabaye byinshi. Ariko abandi akenshi muri iyo miryango inyama nyine abantu bazikunda. Abo bana bombi, abo mvuga, batekaga inyama, uyu munsi ni bakuru, batekaga inyama bakazitekera imiryango, hari abantu babareba ko nta nimwe bari buryeho, batemerewe kuyirya. Iby'ubwami bw'umwijima rero, ibyo ahatari mu bwami bw'umwijima bashobora kubiguha byakonje, byaraye, byasigaye, ariko iby'ubwami bw'umwijima, izo ni inkuru z'ukuri. Izo nyama bakazifata, bakazimurikira ibigirwamana byabo, zikahatinda, zikabora, zigatonda uruhumbu, zikazamo twa dukoko dutegwa, bakazigaburira abo bana. Ni inkuru ebyiri z'ukuri. Abo bantu barakoze n'ibyabaye muto. Umwe muri bo utwavuganye mu gihe cya nyuma, iyo avuze iyo nkuru aramukurwa, araruka. Hari ibiryo byinshi atarya, ubuzima bwe burakonje, ahora ameze nk'umuntu wanyagiwe kubera ibyo bintu byamubayeho. Imana idukize ubupfumu n'uburozi, Imana itugirira imbabazi. Tekereza kwica uwo mwana, niko kashobora gukizwa. Wibaza se ko yahita akira mu mwuka we, agahita agira ibitwenge nk'ibyo Rutanzi afite? Ni urugendo rurerure ariko rushoboka. Ikindi, kubera ko ubwo buzima bw'umubabaro bwo yabayemo nicyo kintu afite, nawe arabuholdinga, ntazi kubirekurira Yesu, ntazi no kwizera Yesu, kuko nta muntu yigeze agirira icyizere. Ibyo ukabikorerwa wenda na nyoko wanyu cyangwa na mukaso, ibyo bintu biteye umubabaro ukabije. Imana igarura uyu muntu,
Imana yawe ivuga ko ikugarura nubwo waba ugira umubabaro ungana gutyo. Undi mubabaro twavugaho nyuma yo gutabwa, kurekwa, gushyirwa ku ruhande, gukurwa mu bandi, kudatoranywa mu bandi, no gupfusha wawe cyangwa se gupfusha abawe. Noneho ahangaha ubwoko bw'urupfu abacu bapfuye bwongera ubukana bwo gukomereka. Aha twavuga jenoside, kwicirwa n'akarengane ku buryo bwari bwo bwose. Gupfusha ubwabyo birahagije kwica umutima, umuntu agakomereka agashira, ariko none ubwoko bw'urupfu buzongera ubukana bw'umubabaro. Indwara zigoye kandi zimara igihe, ubumuga. Uyu munsi abantu barimo baragenda babireka, ariko umwana wabaga avukanye ubumuga baramuhishaga ntagere mu bandi. Ntitube twatinyuka kuvuga ko dufite umwana utareba, ntitube twatinyuka kuvuga ko dufite umwana ubana n'ubumuga bwo kutavuga, yaba afite defo runaka, yaba adasa n'abandi, agashyirwa ku 13 na 14. Ngo umwuka wanjye uraheze, iminsi yanjye irashize, igituro kirantegereje. Urumva umuntu ariho ariko umva uko abayeho. Umwuka wanjye uraheze, aba yiyumva atariho. Ngo iminsi yanjye irashize, igituro kirantegereje. Ku 13 ngo iyo ntegereje ikuzimu ko ariho iwanjye, iyo nshashe uburiri bwanjye mu mwijima, iyo mbwiye kubora nte uri data, nkabwira n'inyo nti uri mama kandi uri na mushiki wanjye. Uwo ni umuntu uriho ariko wapfuye. Ngo iyo mbwiye kubora nti uri data, tekereza, nkabwira n'inyo nti uri mama kandi uri na mushiki wanjye. Uyu ni umubabaro ndengakamere, ariko Yesu arawukiza. Ibindi bintu bidukomeretsa ni imibanire irimo ihohoterwa n'ubugome bugambiriwe. Ubugome bugambiriwe ni nk'ibyo nari mvuye kuvuga. N'ubugome bugambiriwe no kwica umuntu ubigambiriwe, utamwishe ngo apfe ujye mu rubanza, ahubwo umwishe mu muntu we wamwe imbere. Imibanire imwe ihohoterwa n'ubugome bugambiriwe. Hari abantu bagambirira ubugome n'amagambo mabi ku bandi, kuba bashakanye, kuba babye, ku bantu bari iruhande rwabo, agahora amwicisha ijambo. Kunanizwa, kindi ni ukunanizwa n'igitutu gikabije cy'ababyeyi. Urugero, kuba biteze ku bana babo ibintu bidashoboka, tukabaha inshingano zirenze urugero, cyangwa gukandamizwa. Kunanizwa n'igitutu gikabije cy'ababyeyi. Ushize umwana w'umukobwa yarambwiye, hari mu kwa kabiri gutangiye, arambwira ati pastor nsengera ndarushye. Ese bimeze gute? Ni umukristo mwiza, ndarushye, afite ababyeyi bombi. Ati sengera ndarushye, ababyeyi banjye bambwiye n'umukobwa, wenda umuhungu nubwo nabyo tutabikwiye kubibabwira, ariko byibuze abahungu bararambagiza. Ako none n'umukobwa, ababyeyi barambwiye ngo muri ukwezi kwa kabiri kutararenga ugomba kutuzanira fiance. Aramugura se mu isoko. Ubwo uzi ko icyo gitutu gishobora kwica umwana, agafata umuhisi n'umugenzi kugira ngo akire ababyeyi. Igitutu gikabije. Abana bose ntibanganye ubwenge bwo mu ishuri, ntitukagereranya abana, Imana ibidukize. Igitutu gikabije. Uzi ko ibyo bintu iyo umuntu Yesu atabimuvuye abikurana akarinda b'umugabo, agikenera kwemeza abantu, kuko yasabwe kwemeza niyo ari mukuru, n'uburyo abana n'Imana ikorera yemeza, kuko nibwo buzima yahawe. Imana itugirire imbabazi, idukize aho byatubayeho, kandi duhe kutabitera abandi. Ingaruka z'ibintu bihungabanya bitera kurengerwa n'ubwoba. Bwa rugero bwaga rwa jenoside, abantu bapfaga batarapfa. Niyo mpamvu mu buhamya uzumva tuvuga ngo bataratwica, kuko umuntu yabaga yamaze gupfa. Ingaruka z'ibintu bihungabanya bitera kurengerwa n'ubwoba. Umuntu akagira ubwoba. Abantu benshi batabasha kuvuga no, baba barakoreye ibintu bituma bagira ubwoba. Maze kumva inkuru z'abantu ntibuko mubare batari benshi cyane, ariko bagiye bamera nk'abafashwe ku ngufu, ariko bari bushobore no kuhasohoka, ariko kuko ubuzima bwabo bwishwe, ntibazi kuvuga no, ntibazi kwikiza amaboko y'umuntu, ntibazi guhakana, bakagwa mu kintu ubona mu by'ukuri ari undi muntu muzima yagira imbaraga zo kukivamo, ariko kuko yaciye mu bintu bimuhungabanya, bimutora ubwoba, yambuwe ijambo. Muzabona abantu batabasha kubwira boss bati ibintu ariko ntabwo ari byo. Muzabona abantu batabwira abashumba babo bayobye, ariko ibintu ndabona atari byo, kubera ko yishwe kare, arapfa mu muntu wamwe imbere, nta kiriho mu yandi magambo, ntabasha kuvuga oya, ntabasha guhunga, ntabasha kuva ahantu. Hari umuntu uguma ahantu hamwabuzinga, mu rusengero rumwishe, mu murimo umwisha bibona, ariko kuguma ahantu niwo mutekano we, bitewe nuko yambuwe ibintu runaka, yamukiye mu butoya. Imana idukize byuzuye. Ingaruka rero z'ibintu bihungabanya bitera kurengerwa n'ubwoba, biragenda bikica umuntu kandi bigasigara bikimugumamo, ku buryo byafekta ubundi buzima bwe bwose. Gushinjwa ibinyoma. Bakundwa, Imana itubabarire, idukize, tubabarira abo twaba twarabekeye. Gushinjwa ibinyoma birababaza. Ntago baranshinja ibinyoma bikomeye cyane, ariko njye numva uburyo mbashaka kwisobanura umuntu anyibeshyeho gatoya, nkumva uburyo mivunye kandi ari akantu gatoya. Uzi gushinjwa ibinyoma, isigira ibinyoma ikagihamya umuntu kikamufata, twese tukamubona muri iyo shusho. None media aho yaziye irabikabya. Niba hari ikintu cyica umutima ugushinjwa ibinyoma. Imana itugirire imbabazi. Uraza gusoma Zaburi 109 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Ikindi kintu gikomeretsa, ndimo ndagana ku musozo, sinsigaje gatoya.
ni ibyaha byacu bwite. Ibyaha byacu bwite birakomeretse. Umubabaro no guhemukirwa cyane bitera kwibagirwa ko natwe dukeneye imbabazi z'Imana. Kubabazwa, urumva gukorerwa ibyo bintu ndengakamere, ubwo bubi bungana gutyo, bituma duhoza amaso ku bubi twagiriwe, tukibagirwa ko natwe turi abanyabyaha bakeneye imbabazi z'Imana. Satani ni umuriganya. Hari abantu uyu munsi badashobora gushyira icyizere cyabo mu Mana kubera ubuhemu bagiriwe bukabije, bigatuma adashobora gushyira icyizere mu Mana. Inzira agakiza akabonekerwamo akaba adashobora kuyemera. Ndagira ngo nkubwire, mu bindi bintu bidukomeretsa harimo ibyaha byacu bwite. Nubwo twaba twarahemukiwe bikabije, natwe ubwacu tutaranabahemu, tutakwica n'isazi n'umubi, ibyo bintu bibi tutabishoboye, ariko natwe turi abanyabyaha bakeneye imbabazi z'Imana. Satani afite kuna ahumisha amaso iyo mibabaro ikabije, ku buryo utibuka ko nawe igihe kimwe uzahagarara imbere y'intebe y'urubanza, ku buryo wumva ibyaha byawe ko ari bikeya, ntiwishe, nta muntu wahemukira ibyo bikabije, n'abaguhemukira cyabizirikaho ukuntu, none ukajya wumva we ntukeneye imbabazi z'Imana. Bakundwa, dukeneye imbabazi z'Imana. Hamwe n'ubwo buhemu bw'abantu, dukeneye imbabazi z'Imana. Twese nubwo twaba turi wangeso nziza, dukeneye imbabazi z'Imana. Urumva Satani yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Yica umuntu mwiterura akiri mu nda, akamwuzuza imibabaro n'amakuba, akamwica ari umwana muto, ari ingimba, ari umusore, ari inkumi, agakomeza akamwicisha imibabaro kugira ngo azamurimbure. Kuko imibabaro myinshi dutera kuyoberwa Imana. Twarabivuze, turabiririmba inshuro nyinshi Jenoside ikirangira, tukavuga ngo iyaba Imana yari hari ibintu ntabwo biba byarabaye. Kuva isi yagwa mu cyaha, amakuba n'ibyago byagwiriye isi. Abantu bahisemo gukorera Satani, ntagaruka Imana ibidahari. Ahubwo isi Imana yashyize mu biganza by'abantu. Abantu bagira ubutwari, za guverinoma zigira ubutwari kwica abaturage babo. Abantu bafite ijambo bagira ubutwari, ntagaruka Imana ari by'ibishaka. Iyo mibabaro rero igatuma tudashyira amaso ku Mana, tuvuga ngo nta Mana, Imana se yari kuba yarabyemeye. Rero mukundwa, mu bindi bintu bikomeretsa harimo ibyaha byacu bwite. Umubabaro no guhemukirwa cyane bitera kwibagirwa ko natwe dukeneye imbabazi z'Imana, ko natwe dukeneye gukira icyaha. Iyo dukoze icyaha cyangwa tukigomeka ku nzira z'Imana, byangiza umuntu wacu wamwe imbere. Hari umuntu wumva atari mu gukora icyaha ariko yigometse ku nzira z'Imana, ntiyemera inzira Imana imurangira. Bibiliya yuzuye inzira Imana irangira abantu z'uburyo babaho, yewe z'uburyo bakira n'iyi mibabaro turimo tuvuga. Imana iturangira inzira, iturangira uko dukwiriye kubaho. Rero umuntu ashobora kuba yumva atarimo yica, atarimo asambana, ariko yigometse ku nzira z'Imana, biragoye ko umutima wawe wakira. Hari uburyo n'icyaha. Imana itugirire ubuntu. Zaburi 107:11 muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo abandi babaye ibicucu barigomeka, barababazwa kubera ibicumuro byabo. Bibiliya yera yakoresheje ijambo rivuga ngo ni ibirimarima. Ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imana igushoboze, inshoboze kwizera inzira irangiramo abantu agakiza. Urugero rutajyanye n'igihe turimo ariko rw'ukuri ku ijambo ry'Imana, kubabarira. Kubabarira umuntu wakwishe, kubabarira umuntu waguteye sida, kubabarira umuntu wagufashe ku ngufu, ni inzira Imana yarangiye abantu yo gukira umubabaro n'agahinda. Ni inzira ishaririye igoye, ariko nta kintu kimwe Imana yadusabye kitagirira neza twebwe. Ntitubyiha, ariko kubyemera uravuga uti ndabyemeye Imana, ubwo bivuga ngaho binshoboze. Ariko twebwe dufite ubushobozi bwo kuvuga ngo hoya Imana nawe tujye tuvuga ibindi, Imana tujye tuvuga ibindi, aho ntukahagere, aho ntukahagere. Ubwo turimo turavuga bya Jenoside, byibuze hari n'igihe umuntu abasha kubivuga nk'ibyo, aho mama ashobora gupfa mu marangamutima ku buryo umugabo wamushatse asambanya n'umwana we. Ibyo bintu biri mu miryango yacu n'ibindi bitavugika bidakwirwa mu matwi, biba mu miryango yacu. None rero Imana ikakusaba ngo babare umuntu nk'uwo. Icyo usabwa si ukwiteramo imbaraga zo kumubabarira, ariko icyo usabwa nuvuga ngo Mana, ubwo arizo nzira urangira abantu, ndakwemereye, ngaho zinyigisha. Ni ukuri niho umutima wawe uzakirira. Imana itugirire ubuntu. Dukwiriye rero kuba abanyakuri ku byaha dukora, mu mahitamo yacu, umwifato wacu n'imyitwarire yacu, twakiriye bivuye mu gukomereka ko mu gihe cyashize cyangwa igihe cya none. Navuze ngo yaba isi byibuze yatangaga n'agahenge, ukavuga uti okay, Jenoside irarangiye, nyine ndasigaye, ubu reka twige kubaho. Ariko imibabaro yarakomeje. Bimwe mu biganiro tugirana n'abana batandukanye, nako ntibakira abana bamaze gukura, n'abari abana muri Jenoside. Imibabaro myinshi bafite, ko hari abari bato cyane batibuka Jenoside, ariko imibabaro bafite niyo batewe n'ababareze. Yari se wabo, yari nyina wabo, yari umuntu wa bugufi. Yewe hari n'abakuru b'abantu bavukana mu maraso,
atababereye beza. Ni ukuvuga ngo yaba twari tuvuze ngo icyago kimwe kigwira igihugu cyacu, imibabaro irarangiye. Ariko isi y'icyaha, isi yaguye ntabwo imibabaro irangira, ariko inzira zo gukira Data yaraziduhaye. Dukwiriye rero kuba abanyakuri ku byaha dukora, mu mahitamo yacu n'umwifato wacu n'imyitwarire yacu twakiriye bivuye mu gukomereka ko mu gihe cyashize cyangwa mu gihe cya none, tukemera tukibwiza ukuri, tukemera inzira y'Imana. Urugero, umutima wubitse inzika, urimo urwango, urimo kutanyurwa, urimo kutemera ibitari ukuri, ugakomeza kwishuka no kubura ibyiringiro mu Mana n'ibindi bitandukanye tuzabasha kuvuga bikomoka mu bikomere. Ibintu bikomoka mu bikomere bira ntibigira akagero, ni byinshi cyane. Umuntu arahinduka imiremerwe, umuntu akabundi kandi akize nanone yakongera akabundi. Ikindi gituma abantu bakomeretse bakomeza gukomereka nuko kubana nabo bisaba kwihangana. Ni abantu bafite umutima muzima wuzuyemo mu Mana babasha kubihangana. Abo bantu mu kazi baragorana, abantu mu miryango baragorana kubera ko ni ibisenzegeri. Bumva banzwe kubera uko kuntu babaye, kubana nabo biragoye. None kubana n'umuntu bigoye, urumva azongererwa gukomereka, bazongera mu rejecting, bazongera bamute kuko kubana nawe bigoye. Ariko iyo yose ni imirimo y'umwanzi, kandi Yesu nicyo cyamuzanye, kumaraho imirimo ya Satani, cyangwa ukamukingurira umutima, urugendo rugatangira. Si urugendo rwa bijoro rimwe rurangira, ariko cyangwa ukamukingurira umutima, urugendo rugatangira, ukizera ko gukira umubabaro ukabije byava ari abo gupfa, nta cyiza kibakwiriye. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo 12, reka mbere ku murongo wa 12 nkoresha bibiri ijambo ry'Imana. Abaheburayo 12:12 aravuga ngo kubera iyo mpamvu nimukomeze amaboko ananiwe n'amava adandabirana. Iyo ni Imana. Twebwe abantu bananiwe hari igihe baturushye, twebwe nk'abantu, ariko Imana uzwi itaruha abantu bananiwe. Uzi ko Imana itaruha, uzi ko Imana itavuga ngo warananiranye wanze kubabarira dore nibyo, uzi ko Imana atari uko imeze. Imana yuzuye imbabazi no kugira neza. Imana igutegerezanya imbabazi. Wabwirwa n'iki se mpamvu kiriho nyuma y'imyaka 32 nyuma ya jenoside? No kugira ngo igukize, no kugira ngo ugirire neza, kugira ngo utazarimbuka, no kugira ngo utazakomeza gupfa uhagaze. Iravuga Imana ngo kubera iyo mpamvu nimukomeze amaboko ananiwe n'amava adandabirana, muhanga inzira zigororotse kugira ngo ucumbagira ukuguru kwe kudahuhuka ahubwo gukire. Ucumbagira ukuguru kwe kudahuhuka, muri make ni igisenzegeri, ariko nzira kuko izi ko uzayiboneramo gukira kwawe. Mwihatire kubana n'abantu bose mu mahoro no kubabaziranenge, kuko nta n'umwe utari we uzabona Nyagasani. 15 murabe maso kugira ngo hatagira ucogora ngo yivutse ubuntu Imana igira. Ntihakagira umuntu uba nk'umuzi mubi ushibuka ukera imbuto zisharira. Uwo n'umuzi ukomoka mu gahinda ngo maze agateza impagarara mu bantu akanduza rubanda. Imana yifuza ko ukira. Umutima w'Imana ku bantu bakomeretse ntago yo ibyirengagiza. Kuba ukomeretse ntibivuga ko nta cyiza ufite. Mvuko Imana ikureba. Kuba ukomeretse urindushye kandi umaze iminsi mu gakiza n'imana uvuga ati ko nakijijwe n'iki kuki ntaruhuka. Imana yo ntago ikurambirwa. Kuba ukomeretse ntibivuga ko nta cyiza ufite. Isaya 42:3 ngo urubingo rusadutse ntazaruvuna kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Kuba ukomeretse ntibivuga ko nta cyiza ufite. Ikindi, Yesu niwe wenyine ushobora gukiza umutima ukomeretse, kandi ashobora kuzana ikamba mu cyimbo cy'ivu. Turongera dusomeye Isaya 61 umurongo wa 3 mu kanya. Yesu niwe wenyine ushobora gukiza umutima ukomeretse, yagukura mu ivu akakwambika ikamba ukagira umunezero. Imana ntisuzugura, ntikerenza, ntica amazi yamvugo y'umunsi. Imana ntica amazi umubabaro wacu, nubwo twaba tukiri abanyabyaha. Hari igihe twibwira ko Imana yita ku mubabaro w'abantu bakijijwe. Imana yita ku gutaka kw'abantu bose. Imana yita ku mibabaro y'abantu. Ibi tubona tukajya tugira ngo Imana ntibyitayeho. Imana ahubwo ivuga ati arakira ryari ngo mukoreshe gukiza abandi, aromoka ryari ngo mukoreshe komara abandi, aragira umutima muzima ryari ngo bari abana bamuruhukireho, bari abasore bari abandi bamuruhukireho. Ni iki Imana ibirimo gukora mu mitima? Iyo dukiza ni ikibishaka kugira ngo tubere ibikoresho bikiza abandi. Rero Imana yitaye ku mibabaro y'abantu, ariko Imana kugira ngo ikize abantu ikoresha abandi. Iyo twese dushenjaguritse tugashira, icyo tuzakora no gukomeza gukomeretsanya no kubabazanya. Imana itugirira imbabazi. Imana rero ntabwo isuzugura, ntabwo ikerensa, ntabwo ica amazi umubabaro wacu, nubwo umuntu yaba akiri umunyabyaha cyangwa se umuntu atinze mu gukomereka. Twebwe ari igihe tubiramirwa kujya vuta, ariko uzumva n'umuntu avuga atari kugiye wapfushije umuntu imyaka 5 ariko n'ubu nturakira. Oya, abo ni abantu, abo ni batwebwe, ariko Imana suko imeze. Yitaye ku mibabaro w'abantu bose, yewe n'abanyabyaha n'abatinze mu gikomere. Zaburi 102 umurongo 18 muri Bibiliya yera haravuga ngo yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo.
muri biri jambo ry'Imana akavuga ngo azita ku masengesho y'abakandamijwe ye kwirengagiza ibyo bamusaba. Warababaye bikabije, ariko uyu munsi ni wowe uhari, si abakubabaje turimo tuvugana nabo. Ukeneye nawe gukira icyaha cyawe, ukeneye kwezwa, ukeneye gutunga umutima urimo Kristo. Bizakorohereza urugendo rwo gukira, bizakorohereza, ikindi uzahabwa ubugingo buhoraho. Kuko imibabaro myinshi n'amakuba twagiriye mu isi ntabwo ari inzira itujyana mu ijuru. Murabizi hari igihe mu mvugo itari ya Bibiliya, iyo ijambo ry'Imana ritacengiye muri twe, tuvuga ngo dukurikije imibabaro yagiriwe mu isi, ushaka ngo Imana yamuhaye ijuru. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ngo dukurikije ko yarenganye. Inzira y'agakiza ku bababajwe n'abababaje abandi ni imwe, ni muri Kristo Yesu. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, umutima wawe ukingurire Kristo. Akiza icyaha, agakiza no gukomereka. Ubwo bushobozi bwose arabufite. Ntuhugire ku byakubayeho n'imibabaro myinshi, ngo wibagirwe ko nawe ukeneye imbabazi z'Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 1:8-9 haravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Ngiye ushobora kuba ntarishe, ntanakwica, ariko ushobora kwangana. Ushobora kubika kwanga kwizera Imana mu mutima wawe, nabyo birarimbura. Ni igitangaza ko imbaraga z'Imana zikiza ruharwa arizo zikiza ngeso nziza n'umwana mwiza. Ni igitangaza ko bombi nanone bashobora kubura ijuru, kuko inzira y'agakiza ni imwe. Imana itugirira ubuntu. Reka dusome ijambo hanyuma turisengeremo. Hariya twahereye muri Yesaya 61. Ngo umwuka wa Nyagasani uhoraho ari kuri njye, yansize amavuta. Uyu ni Kristo. Yansize amavuta arantoranya, yantoranyije kugeza ubutumwa bwiza ku bakene. Yaranyohereje ngo mvure abashavuye, yantumye gutangariza imfungwa ko zifunguwe, yantumye gutangariza abakandamijwe ko bavuye mu buja, yantumye gutangaza umwaka uhoraho agiremwe imbabazi, yantumye gutangaza umunsi wo guhora kw'Imana yacu, yantumye guhumuriza abababaye bose, yantumye kubari mu cyunamo b'i Siyoni, yantumye kubambika ikamba ryiza mu cyimbo cy'ivu, yantumye kubasiga amavuta y'umunezero mu cyimbo cy'umubabaro, yantumye kuba afite imbaraga zo kudukiza twese. Afite ubushobozi, afite n'ubushake, afite no gusigwa, adusukira tugakira. Hari umwihariko w'ibya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, hari umwihariko w'indi w'imibabaro yo mu isi itararekeyeho. Icyaha ni icyaha bakundwa. Icyaha ntikiri mu bwoko. Icyaha ni icyaha. Biratangaje kubona aho icyaha kibera icyaha, kubona abantu barasigaye wenda ari nk'imfubyi ebyiri, bakiyegeranya bakavuga ko bazakundana bakaberana papa na mama, ariko bagahemukirana kubera icyaha. Umugabo wasigaye ari wenyine agata abana yabyaye kubera icyaha. Nta mbaraga ziguma, uwo muryango yarawushakaga ariko nta mbaraga kubera icyaha. Uretse n'icyaha kubera n'ibikomere, ibikomere byinshi ariko bituma umuntu nta kintu yizirikaho, nta kintu kimufasheho. Si ibyo yashakaga, ariko umutima urwaye ntubasha guholdinga, ntubasha kugumana. Ariko Yesu yaje kutugirira imbabazi. Atameze nk'uko ushaka, ntabwo ari imiterere, wabikira, wagira umutima ukiza. Newe numva yarakize harandi yakora, nawe uzi nisuzuma asanga ntabwo nzi gutetesha. Ni ukuvuga ngo njyewe ni igisirikare, urakizwa, urakurikira Yesu, turagenda n'ibyo. Ariko uzi ko ibyo nabyo ari gukomereka. Ubundi habaho igihe cyo gutetesha, hakaba igihe cyo kwigisha, habaho igihe cyo gusora no gucyaha, ariko asanga nyine wawayibuye. Urebe nawe umutima wawe, urebe harwaye hawe, ubwire Yesu ngo nkiza, nkiza, twigenzure, tumubwize ukuri. Najyaga ndeba uburyo murumuna wanjye nk'iyarwaje umurwayi cyangwa umuntu wabyaye cyangwa umuntu araguhendahenda ukabirya mpaka ngewe iryo hendahenda reka da nkaryishakamo ngasanga reka arabirya cyangwa arabyihorera. Twarahengamye, turi indembe. Hari ibintu byinshi twabasha, ariko hari ibindi bintu byinshi tutabashije. None hari n'uremze kuva ku mutwe kugera ku birenge. Ni umusharire, yarashaririwe, nyamara yarakijijwe, nyamara arajya mu ijuru. Hari ibindi ndengakamere cyane cyane ibyo birimo imbaraga z'umwijima. Mana y'ubuntu n'imbabazi,
reka duhuze umutima, ntidutinda ariko ugende wowe utindane na Yesu, utindane na Yesu, subire mu nyigisho, subire mu ijambo ry'Imana. Nushaka ubufasha buri deep uzagane Rere Ministry, ntugarukiraho. Ufite umwuka, ufite ubugingo, ufite umubiri, byose bikeneye kubaho ari bizima bitarwaye, kuko birafatanye, biraherezanya. Hari umuntu aba akijijwe, aba mu ijambo ry'Imana, ari umunyakuri, ariko akavuga ati nuko bagomba kubikora gutyo, akajya yumva ngo nuko bamukuri, ariko nawe yarashize, ntazi gutanga urukundo, ntazi kwihanga, ntazi gutegereza abantu. Imana itugirira imbabazi, idukiza hacu harwaye. Data, ibi nibyo dushobojwe kuvugaho uyu mugoroba, ariko ubuzima bw'abantu wowe urabuzi, ubuzima bw'abo dusangira ijambo nabo tuzarisangira hanyuma wowe urabuzi. Hari n'ibyo tutamenya, hari ibyo tutavuga, by'iyo biri mu ibanga ry'umutima. Yewe Mwami, hari no gukomereka kuba ku muntu akiri mu nda ya mama we, amarangamutima yakababazwa, agasamwa na nyina ababaye, arwaye muri kondisiyo mbi, ibyo bikomere bikamujyaho akiri mutoya ntanabimenye, akabikuriramo, tukabura urukundo, tukabura amaboko atwakira, nyaguhora ku ngoma, cyangwa se akatwakira akaba ari yatwica. Mwami, uzi ubuzima bwa buri muntu wese, kandi bwose ufite imbaraga, usigiwe no kubukiza. Turaguhamagara ngo winjire ibwina mu ndiba y'imitima y'abahungu bawe, mu ndiba y'imitima y'abakobwa bawe, udukize imibabaro, udukize imvune z'umutima, uduhe ubuzima bukize. Bwatuzaniye imiremerwe itandukanye, tukajya tugira ngo niko duteye, tukajya tugira ngo nizo character zacu, tukagira ngo nizo personality, tukagira ngo nuko tumeze, ariko twarabaye deforme, twarashenjaguritse, twaratsikamiwe, twaramenaguwe, twarajenjaguwe nyaguhora ku ngoma. Uri Imana itanga imitima mishya, ndakwinginze ngo dukize. Utakoragaho atajya yegera, umwe gutangira urugendo rwo gukira kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Udukize ayo makuba, udukize ibyo bikomere, udukize n'icyaha cyo kwanga inzira warangiyemo abantu zo gukira. Uduhe kukwemerera, uri umuremyi w'abantu, uri umuremyi w'ijuru n'isi, uratuzi, uradukunda, byatubayeho uhari, ariko isi wayihaye abantu, ariko hari inzira wagennye yo gukirizamo. Waraduhamagaye uratubwira ngo abarushye n'abaremerewe nibagusange urabaruhura, ariko uratubwira ngo twemere kukwigiraho, ngo twemere kukwigiraho, twigishe kukwigiraho, twigishe gufata inzira zawe tuzikurikire. Mwami, twigishe kwakira ibyo uvuga. Hari aho usaba kubabarira, Mwami, twabyumva twumva ntibyari bikwiriye, ariko nizo nzira zawe. Twigishe kubaraga yo kwinjira mu mahuriro y'ubuzima, ngo niryo ritandukanye ubugingo n'umwuka. Mwami, ntabwo twakira kuyoborwa nuko twiyumva n'imibabaro yacu n'imiruho yacu, ntabwo twabikira ijambo ryawe ridacengeye ngo ritandukanye umwuka n'ubugingo. Turakwinginze ngo duhe kurya amagambo yawe, atubere umuti, acengere, adukize kuyoborwa n'amarangamutima, aduhe kuyoborwa n'ijambo ryawe, aduhe gufata ibyemezo biri ferme bishingiye kuko twakwizeye nyaguhora ku ngoma. Reka ijambo ryawe ricengere, iryo rimeze nk'inkuta ngo riracengere rikagera mu mahuriro y'umwuka n'ubugingo. Niryo ryonyine ribasha gutandukanya kuyoborwa n'uko umuntu yiyumva, kuyoborwa n'icyamubayeho. Ni ijambo rifite uwo mwihariko, ririnjira rigatandukanya. Mwami, dushoboze kurirya, dushoboze kurinywa, dushoboze kurikingurira umutima wacu, ryinjire rituvure. Nta kindi gukirisha, ni umuti. Mwami, dushoboze kurikingurira imitima yacu, twigishe kwirekurira mu biganza byawe, twigishe kuba abana. Bamwe muri twebwe ntituzi no kuba abana, nabyo twabonye, nabyo tuzi, twabaye uduharamagara tukiri dutoya, turi uduhungu n'udukobwa, turirera, turateraganwa. Abandi bazenguruka imiryango itagira ingano, bafata ibyemezo byo kuba bonyine no kutazasubira mu miryango. Ntituzi no kukubera abana nyaguhora ku ngoma, ariko waduha imitima mishya, watwigisha kuba abana, watwigisha gutetera mu biganza byawe. Ntabwo tubizi, dushinze iryinyo kurindi, tumeze nk'abasirikare. Mwami, turi ku rugamba rutari rwo, ariko turakwingiza mukunzi mwiza ngo duhe imitima mishya. Mwami w'abami, twigishe kuba abana, twigishe kuba abana, twigishe kwakira urukundo. Ntituzi kwakira urukundo, ntituzi kwakira urukundo. Niyo umuntu adukunze, duhe gutetera mu bikari byawe nyaguhora ku ngoma. Waratubwiye ngo nitukwikoreze amaganya yacu yose kuko wita kuri twe. Ntabwo tuzi kwitabwaho, tuzi kwigira no kwirwanaho no kwikiza.
turavuga ngo iyo umuntu yibuze ngo arapfa. Nibyo tuzi, muri iki gihugu cyarashweho imyambi y'uburyo bwinshi. Duhaguruka twigira mwami, twigishe kwigira mu mubiri, ariko twigishe kwishingikiriza kuri we mu myuka yacu. Tuzaniyemo iryo tandukaniro Mukiza. Dusutse ubuzima bwacu imbere yawe, dusutse ahahise hacu imbere yawe. Turakwemerera ngo winjire mu nguni zose zo tutakoragaho, turaziguhaye. Turekuye abatubabaje, tubarekuriye mu biganza byawe. Turekuriye abari kuturengera ntibaturengere, tubashyize mu biganza byawe. Dushyize mu biganza byawe abatureze, ababyeyi, abagabo n'abagore, abababaje amarangamutima yacu, tubashyize mu biganza byawe Nyaguhora ku ngoma. Twigishe kubakurekurira, dushoboze kubababarira, kugira ngo imitima yacu yakire ikiruhuko cy'ukuri. Dukize amagambo mabi yose twabwiwe, dukize gutabwa, rejection y'uburyo bwose yatubayeho turi bato, bitubayeho turi bakuru. Bidukize mwami w'abantu. Dukize amakuru mabi amatwi yacu yumvise. Dukize inkuru ziteye ubwoba, yewe dukize memories twabonye, ibyo twihagarariyeho biteye ubwoba, amatwi yacu agacura injereri, tugapfa duhagaze. Urupfu twararusogongeye. Bidukize mwami, duhe kubaho kuko wahisemo kutubaho. Duhe kubaho tutarabapfa, duhe kudapfa duhagaze, twuzuza ubuzima bwawe. Duhe ikiruhuko cy'ukuri. Vura imiremerwe yacu itariyo, byo twibwira ko ariko duteye, ariko twagizwe, ariko amateka yatugize, ariko ibyago n'amakuba byatugize. Twigishe kuba abantu k'abapapa. Bamwe ntibigeze bahamagara abapapa, abandi bari bapapa badashobotse, abandi bari bapapa badahari, abandi bari bapapa b'igitsure cyinshi, bituma nawe tugufata muri iyo shusho. Abandi nta na role model y'umupapa ntayo dufite. Twabonye abapapa barwaye, tubona abamama bameze nabi, ahubwo turagenda tubari twebwe tubabera ababyeyi. Dukize mwami w'abantu, dukize mwami. Kiza abana bafite ababyeyi babashyize igitutu gikomeye, nibo batunzi wabo, kandi ababyeyi babo barabahata mwami. Ntibitaye aho bakura amafaranga, ntibitaye uko bayabone, icyo bashaka nuko mwami. Dukize ibyo bikomere by'uburyo bwose. Kiza imibabaro abagore batawe n'abagabo, kiza imibabaro abagabo batawe n'abagore, bakiza imibabaro Uwiteka Mana y'ingabo. Byatuzaniye imimererwe itariyo. Twisubiraho tukajya twibaza ngo ariko ngo ufite ikihe kibazo, ngo kuki abantu bose bana, tukumva ari twe dufite ikibazo kandi ari icyaha mwami. Dukize ibyo byose, iyo mirimo ya Satani uyitumaremo kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Dukirize igihugu, udukirize igihugu, udukirize igihugu mwami. Dore amarangamutima yacu ntitunayazi, mu birori ntiduseka, mu kiriro ntiturira, turumagaye. Dukize utuzure kugira ngo tubashe no kukwiringira, kubera ko nta muntu tugirira icyizere, nawe twananiwe kugirira icyizere. Dukize kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe. Duhe imitima itoshye, duhe imitima ikize, wuzuye imbabazi. Ahari aho icyatumye turindiriza, tukaba tugihumeka, tubasha kumva no ko hari umurimo w'igitangaza wifuza gukora muri twebwe, tugahuzwa rwose n'imigambi yawe. Turagushimira mwami abo wateje agatambwe bagakira naho bageze. Izina ryawe turihaye icyubahiro. Wongere utwigize imbere kurushaho gusa nawe, kuruhukira muri wowe. Ntabwo waduhamagariye kuturushya, waduhamagariye kuturuhura. Wagennye ikiruhuko tukiri inaha ngaha mu ijuru. Tubikiye umunezero tutazi, amaso atazi, amatwi atumvise, ariko inaha ngaha watubikiye amahoro, utubikira umunezero. Hari ubuzima bw'abagufite wabugennye tukiri inaha ngaha. Duhe kubusingira no kubuhagararamo. Twagiye tubona abarokore benshi b'abarakare, bikadutera kwanga uburokore Nyaguhora ku ngoma. Twibwiraga yuko batajya baseka, twibwiraga ko batajya banezerwa, kumbi nabo mwami nuko bari buzuye n'ibikomere. Mwami turakwingiza udukize, abitirwa izina ryawe dukize, kugira ngo dutere abantu kugusanga, basange dukize, basange dufite umunezero, basange turi bazima mwami w'abami. Twaguhagarariye nabi kuko twari ibisenzegeri. Tugarukaneho imbabazi, tugarukaneho imbabazi mwami. Nugiye gusengera abahagaze mu miryango n'ubundi irimo ingorane. Ibyo turabivuga nk'ibyarangiye, ariko hari ababihagazemo uyu munsi, babwirwa amagambo mabi, batawe, bashyizwe ku ruhande. Abo base bihakanye, abo ba nyina bihakanye, abo ba nyirarume na ba anti na ba anko bihakanye. Baha imbaraga zawe n'ubuntu bwawe, bamenyesha ko bakwiriye kubaho mwami. Twigisha igikwiriye, twigisha igikwiriye. Twese dukeneye kugira belonging, dukeneye kugira inkomoko naho tubarizwa mwami. Hari igihe dukomeza kwitsindagira naho tutakabaye twitsindagira. Ni wowe wamenye iki dukwiriye mwami. Abo gusanga tubasanga, abo guhunga tubahunga. Bitubwire bitavuye mu kwigomeka kwacu, bivuye mu kuyoborwa nawe Mwuka Wera w'Imana.
turakwiyeguriye mwami, kiza imiryango irimo imibabaro, hanagura amarira ku maso. Urakoze kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, kudukirisha ibyoroheje ariko tukavamo abagabo nyabagabo n'abagore nyabagabo. Turakwirekuriye rero, ngaho umugisha abana bawe batandukanye, subize gusenga kuri mu mitima yabo, ubahembure rwose, duhinduka abagabo nyabagabo bo guhamya ibyawe. Natwe duhindura ibikoresho abandi bazakiriramo, abandi bazaruhukiramo, tutigirisha ahubwo dufite ubuzima bwawe butwuzuye. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze kwihangana uyu mwanya wose, mugire umugoroba mwiza, mukomerere mu mwami. Tuzakomeza kuwa gatatu kubw'ubuntu bw'Imana. Turakomeje nibature zacu, abo tuzibanemo ntimwibagirwe, ejo azaba ari umunsi wa 9. Yego, tuzasoza kuwa gatanu, turasengera igihugu cyacu, turasengera ubuzima bwacu. Reka dukomeze dufatanye, Imana iduhe imbaraga n'ubuntu. Murakoze, ijoro ryiza.